mwitegure kwakira abababaye kandi mwitegure kugira imitima ikomeye, kubera yuko mugiye kubona ibintu bidasanzwe mu baturanyi bacu tuvuga ururimi rumwe, kubera ko bagiye gusubiranamo. Nta kindi rero gitumye Imana ibikora, igiye guhana ubuyobozi bwabo kubera ko banze kumvira Imana. Barimo baramena amaraso y'inzirakarengane abanyarwanda, igihugu cyacu. Kristo, ndagisengeye kugira ngo ubashe gukorotira n'imbaraga zawe, ubashe uturinda amarira nk'abanyarwanda. Ubwire n'ibintu bigiye kuba bikomeye cyane. Imana igiye gukora ikintu gikomeye, Imana igiye gukora hano muri iki gihugu cyacu, ndetse igakora ku buyobozi bwacu, ndetse igakora ku banyarwanda. Ndagira ngo ibyo byose ubashe kubimenya muri uyu mwanya. Ibihe tugiye kwinjiramo, ibihe bikomeye cyane, ibihe bisaba umuntu afite ayandi maso y'umwuka. Nshuti y'umusaraba, ndakwakiriye ngo uhaye ikaze hano kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire wowe uhora udukurikirana hano kuri Team of God TV uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu bihe bidasanzwe rero, turi mu mpera z'umwaka aho Satani arimo arashaka ibitambo. Rero nkuzaniye ubuhanuzi budasanzwe kuri uyu munsi hano kuri Team of God TV. Wowe wakoze subscribe, ndagusaba kugira ngo uturize imbere y'Imana. Nawe utarayikora, ndagusaba kugira ngo ubanze wumve buno butumwa cyangwa se wumve buno buhanuzi, ubashe gusoza iyi video wumve neza akantu ku kandi. Niyo mpamvu nifuza yuko uyu mwanya tuwubanamo mu buryo bw'umwuka, ntituwubanemo mu buryo bw'umubiri, kubera ko mu buryo bw'umubiri hari byinshi utari bubashe kumva cyangwa se no gusobanukirwa. Ariko Imana igusobanurire, kubera ko ibintu ngiye kuvuga birakomeye. Maze iminsi igera kuri 4 ndi imbere y'Imana, maze iminsi igera kuri 4 nsenga nisonzesha kugira ngo mbashe kumva yuko Imana yamishurira byinshi nari ndimo ndayisaba, byinshi nabonaga binteye urujijo, byinshi byanteraga kugira umutima uhagaze nk'uko nawe wawugiraga, nk'uko nawe wagiraga amarira menshi cyane ukumva ufite agahinda. Rero mwebwe bakristo, wowe wubaha Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe wizera imbaraga z'umwuka wera, ndagira ngo tubashe gusengana Imana, kubera ko ibintu ngiye kuvuga ntabwo wabasha kubisobanukirwa atari umwuka abigusobanuriye. Ntabwo bisanzwe, ntabwo nari ntuye nza muri iyi shusho cyangwa se nza muri iyi mood idasanzwe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mfite ubuhanuzi bukomeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Rero unyemerere mbivuge byose uko byakabaye, nawe ubitega amatwi ubashe kubyumva neza, ndetse ubashe kubisobanura na mugenzi wawe utabashije kugira amahirwe yo kureba iyi video, kugira ngo nawe abashe gusobanukirwa ibihe tugiye kwinjiramo, ibihe bikomeye cyane, ibihe bisaba umuntu afite ayandi maso y'umwuka. Amaso y'umubiri ntacyo yabasha kumumarira muri iryo curaburindi tugiye kurebesha amaso yacu yombi. Niyo mpamvu ngusaba, aho uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndagusaba kugira ngo unyemerere tubashe gusengana Imana, kwiragiza Imana izibane natwe muri aka kanya tugiye kwinjiramo, kandi imbaraga z'Imana zikubeho, ubashe gusoza umwaka neza, Satani atari ku buzima bwawe cyangwa se atari ku muryango wawe cyangwa se ku bawe cyangwa se kuri business zawe no mu kazi kawe. Nyemerera dusengane Imana, ubundi nze nkugezaho buno buhanuzi Imana yampaye. Nihishurirwa rikomeye cyane. Ubwo nari ndimo ndasenga, narifite intego y'ibyo nari ndimo ndasengera, ariko iminsi ine yose nisonjesha hari icyo Kristo yambwiye nje gutangariza abanyarwanda. Ubu n'ubuhanuzi bukomeye. Witeka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Izina ryawe niryubahwe. Mwami Mana, ngeze imbere y'ubwoko bwawe, mpagaze ahirengeye, mpagaze hahandi Mwami Mana wantegetse kugira ngo mbashe gutangaza buno butumwa bwawe, mbashe gutangaza buno buhanuzi bwawe. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo ururuke izi saha uzubane natwe. Ndasaba imbabazi Mwami Mana ku bw'abeshi bankurikiye, wababarire ubashe kubagirira neza. Umuntu wese ukeneye imbaraga za n'imbabazi zawe, umuntu ukeneye kukwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, Kristo ndasenze kugira ngo yumve imirindi yawe, yumve ukuboko kwawe, yumve utabara, yumve ugira neza, yumve igitinyiro n'igikundiro bigendagenda muri we. Ndasenze Data, imbabazi zawe zibashe kugera kuri buri wese ukwizera nk'umwami n'umukiza ku buzima bwiwe. Ndasenze rero ngo uzubane natwe muri aka kanya, ntaba ari jyewe nkoze ikara ryaka ku munwa. Buri kimwe cyose wambwiye Mwami nkivuge, nta na kimwe Data
nciyeho cyangwa se nongereyeho. Izina rya nirize rihabwa icyubahiro, umpagarikire, ntaba ari jyewe ahubwo aba ari wowe. Ubuntu bwawe n'igitinyiro cyawe n'imbaraga zawe, umwuka wawe wera ubashe kugota buri wese umurikiranye hano kuri Team of God TV muri aka kanya, akaba yumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se yumva ururimi rw'imbaraga z'umwuka wera. Ndagusabye Kristo, amajwi yose natuza atavuga izina ryawe Mwami, umuntu wese abashe kukugabaniraho, kandi ubwoko bwawe Abanyarwanda, igihugu cyacu Kristo ndagisengeye kugira ngo ubashe kukorotira n'imbaraga zawe, ubashe kuturinda, uturinde amarira nk'Abanyarwanda, uturinde amapfa nk'Abanyarwanda, uturinde ibigeragezo nk'Abanyarwanda, uturinde Mwami Imana umubyeyi gutandukana n'umwana we, uturinde umwana gutandukana n'umubyeyi we, uturinde inzara Data n'ibindi bintu byose. Kristo urakoze ko byose ubihishuriye ndetse ubitweretse kugira ngo Data tubashe kuba maso. Bisabye nizeye kandi senga kugira ngo uyu mwanya ube wawe ntube uwacu, mu izina ryawe gira Yesu, amen. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire wowe unkurikiranye hano kuri Team of God TV. Nkuko nari mbibabwiye rero, nkuko abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media cyangwa se abanyamwuka, aho musengera mu nsengero zanyu cyangwa se mu magroupe n'ahandi hose, mukunze kumva ubuhanuzi buri gucicikana muri no misi. Abahanuzi benshi bavuga yuko Abanyarwanda cyangwa se igihugu cyacu hagiye kubamo inzara ibaye nyinshi, intambara ibaye nyinshi, Abanyarwanda bagiye kurira kwicwa n'inzara, Abanyarwanda bagiye kumena amaraso menshi cyane, igihugu cyacu ko kigiye kubamo intambara, mbese ugasanga nta muntu n'uyu nguyu waturwanirira. Ibyo bintu mumaze iminsi mubyumva, mumaze iminsi mwumva Imana ivuga ngo, abahanuzi benshi, umwe navugamo, hari umumama yamenyekanye yitwa Solange, mumaze iminsi mwumva avuga yuko Abanyarwanda Imana igiye kuzana umujinya wayo n'uburakari, mbese igakubita nk'uko inkuba zikubita. Benshi rero mwabigiriyemo ubwoba, benshi mwarabyumvishije mugira ubwoba, abandi mu mutima urahagaze, uko bwije nuko bukeye murama musenga murisonzesha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko mwabibonye nanjye niko nabibonye. Ariko nk'umunyamwuka, iyo mbonye ibintu ngewe ntago nicara ngo ngende ntuzi, mara iminsi ndisonjesha, nka mara iminsi ahantu hose nahunza ayandi majwi kugira ngo mbashe kubaza Imana, ese ibi bintu ni ibiki? Ese aba bantu bari kuvuga ibi nibi biherereye he, cyangwa se nibyo koko ni ukuri? Rero narisonjesheje, unyemerere nkugezeho buno buhanuzi bukomeye, ibihe bikomeye bigiye kuba, ndetse muhishurire n'amabanga, muhereke n'ubwihisho wowe Munyarwanda aho uherereye hose. Niba wizera imbaraga z'umwuka wera, niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, rero Abakristo ndagira ngo mbahishurire amabanga n'uburyo mugomba kwitwara kugira ngo uburinzi bw'Imana bubashe kubabaho, ndetse nkubwire n'ibintu bigiye kuba bikomeye cyane. Imana igiye gukora ikintu gikomeye, Imana igiye gukora hano muri iki gihugu cyacu, ndetse igakora ku buyobozi bwacu, ndetse igakora ku Banyarwanda. Ndagira ngo ibyo byose ubashe kubimenya muri uyu mwanya. Uwiteka kwishimire, Imana yo mu ijuru ibashe kuguhereza byose. Ndagira ngo rero nyemerere twihuse tubanze dusome igitabo cyanditswe na Yobu. Ndagira ngo dusome igitabo cya Yobu, igice cyaho cya 5, umurongo wa 20. Haranditse ngo, mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga z'inkota. Ndongera asubiremo, ku murongo wa 20 haranditse ngo, mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Aya ni amagambo Uwiteka yabwiye Yobu. Yobu ubwo yari arimo arageragezwa, ibintu byose byamushizeho, yari ari mu bigeragezo, abantu bose bamushizeho, bose nta n'umwe urimo uramuvuga neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bya Yobu, Imana yanyeretse ikintu kinini cyane. Inyereka inyamaswa nini cyane, ifite amenyo maremare cyane. Imana yanyeretse ibihugu byose twegeranye, ibihugu byose duhana imbibi byadusubiyemo,
bishaka kugira ngo biducoshomere cyangwa se bicoshomere abanyarwanda. Yari inyamaswa nini cyane, ariko u Rwanda uko rwari rumeze, abantu benshi bari bafite ubwoba mu gihugu, twari dufite ubwoba bwinshi cyane gishyitsi, abanyarwanda barimo bararira tuvanye n'amateka yacu, umubabaro twaciyemo, agahinda twaciyemo, abantu bari barwaye ihahamuka, ababyeyi batangiye gukuramo amada, ababyeyi batangiye gusiga abana babo, mbese byari ibihe biteye ubwoba. Ariko nabonaga iyo nyamaswa ntabwo yari iri mu gihugu cyacu, yari iri kure, yari iri inyuma y'igihugu cyacu, yari iri inyuma y'umupaka w'igihugu cyacu, twabireberaga kure kubera ko iyo nyamaswa yarwanaga ishaka kwinjira mu gihugu cyacu ngo itangire icoshomera abanyarwanda. Rero hari ubuhanuzi mumaze igihe mwumva bwinshi cyane ngo Imana izanye umujinya n'uburakari, inzara, intambara mu Rwanda, ibiki. Ndagira ngo mbatangarize mbabwire ngo Imana ikuyeho amarira mu gihugu cyacu. Imana yakuyeho amarira mu gihugu cyacu, kuko nabonaga inkuba ziri gukubita nyinshi cyane, ariko izo nkuba zigakubitira hirya y'igihugu cyacu, zigakubitira hirya y'imbibi y'igihugu cyacu, ndetse hari n'abageragezaga kugira ngo izo nkuba bazohereze mu gihugu cyacu. Nimvuga inkuba, abanyamwuka muraza kubyumva. Inkuba ni intambara zakubitaga cyane, imvura y'umuvumo, imvura y'amarira yagwaga kenshi cyane, ariko yajya kugera ku mbibi z'igihugu cyacu ngo yinjire mu gihugu cyacu, iyo mvura igahita isubira inyuma, ikaguma igwa hirya mu bindi bihugu twegeranye. Muri ibyo bihugu twegeranye murabizi, harimo Kongo, harimo Uburundi, harimo Uganda, harimo n'ibindi bihugu byinshi twegeranye. Ariko icyatumye Imana iturinda, Imana yavuganye natwe amagambo akomeye, hari umubabaro twaciyemo abandi bantu batawuciyemo. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uherereye hose, niba wari ufite umutima uhagaze, niba wari uri ahantu mu nsenga umaze igihe usenga, niba wisonjeshaga, niba wari umeze ufite ubwoba bw'inzara, ufite ubwoba bw'intambara, ufite ubwoba bw'urupfu, ndagira ngo nkubwire ngo upfa kuba uri umunyarwanda, aho uherereye hose uri mu Rwanda, tuza umutima wawe ushyire hamwe. Uwiteka ni wagiye kuturwanirira, aturinze urupfu, aturinze n'ibindi byose. Ahubwo Imana yavuze ngo twitegure, abanyarwanda mwitegure, Imana igiye kubahereza imbaraga nyinshi cyane, kubera yuko tugiye kwakira igihugu cyacu, kigiye kwakira impunzi nyinshi cyane, kandi zituruka mu bihugu by'abaturanyi. Ibi bihugu twegeranye byinshi bitandukanye bigiye kuzana impunzi nyinshi zize zihungire mu gihugu cyacu, kuko ariho hari amahoro. Nabonaga iyo nyamaswa uko yazaga, igihugu cyacu cyari gikikijwe na senyenge. Sinzi niba muyizi, ariko buri ufashe senyenge ukayishyiraho umuriro w'amashanyarazi, umuntu wese ubashije gukoraho ahita ashya cyangwa se ahita yikubita hasi. Nabonaga rero izo mbaraga zishashagirana ziriho umuriro, arizo zigosa igihugu cyacu. Umwanzi yashakaga kwinjira agahita afatwa, ndetse agahita yikubita hasi. Nta muntu yagerageje kwinjira ngo asubire inyuma amahoro, buri wese yasubiraga inyuma ari umurambo. Rero hari imvura y'amarira iguye mu bihugu duturanye, cyane ibihugu bibiri, Kongo ndetse n'Uburundi. Ndetse Uburundi ubuyobozi bwabwo nabonaga barimo basubiranamo, abaturage baho bahungira mu gihugu cyacu, ariho Imana yabaciriye inzira kugira ngo babashe kuza bakire urupfu rwari ruri kubera mu gihugu cyabo. Rero abanyarwanda, ahantu muherereye hose, niba warumvishije ubuhanuzi bumwe cyangwa se ugenda ubukurikira muri ibi bihe bitandukanye uri kubona mwumvamo ibihuha, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iraturinze kandi Imana iratugose. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iturinze inzara, dusoje umwaka neza, twe tugiye kuwutangirana amarira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose na bwa buhanuzi bwose wumvishije ntabwo ari byo Imana yabashije kubikuraho, kuko njye nabajije Imana urukundo ufitiye abanyarwanda. Ese kuki ari twebwe ibibazo bihora bibaho? Kuki ari twebwe abanyarwanda amaraso yicara ameneka agira ute? Kubera iki? Imana irambwira ngo humura, igihugu cyanyu ndakigose, kandi n'abanyarwanda aho bari bose ndahagose. Ibi byose mumaze iminsi mubona bavuga ngo inzara mu gihugu, ngo hehe, Imana igushije imvura y'umugisha mu gihugu cyacu. Imana igushije imvura y'umugisha, abahinga beza Imana iduhanaguyeho amarira, ahubwo iduhaye imbaraga zo
kwakirana urukundo abababaye, mwitegure kwakira abababaye, kandi mwitegure kugira imitima ikomeye, kubera yuko mugiye kubona ibintu bidasanzwe mu baturanyi bacu tuvuga ururimi rumwe, kubera ko bagiye gusubiranamo. Nta kindi rero gitumye Imana ibikora, igiye guhana ubuyobozi bwabo kubera ko banze kumvira Imana. Barimo baramena amaraso y'inzirakarengane, banze kumvira Imana, barimo bararwanya batabarwanya. Ndagira ngo nkubwire ngo igihugu cyabo ndetse na kabineti n'abayobozi babo bo ubwabo bagiye gusubiranamo, kiburemo amahoro, ndetse habashe kumeneka amaraso ya benshi n'abayobozi benshi babashe kubigenderaho, kubera ko hagiye kubaho kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Mwitegure abarundi cyangwa se mwebwe bene wacu tuvuga ururimi rumwe, mwebwe baturanyi bacu, abasenga nimusenge uyu mwaka wa 2026 n'uwamarira kuri mwebwe. Naho twebwe abanyarwanda icyo nababwira, mube maso. Ikintu Imana gusa yansabye nuko mwaba maso, mukirinda ibyaha, mugakiranuka, ndetse mugakora imirimo yanyu mutuje, mumeze neza. Ikindi mukaba maso, mukirinda ibyaha, mugasengera igihugu cyacu, mugasengera abayobozi bacu. Imana igiye kubashyiramo ubwenge n'imbaraga n'ubushobozi ndetse bwo kurinda abanyarwanda ndetse n'igihugu cyacu. Ikindi nababwira, Imana iratugose. Gusa ibyo muzabona ntimuzagira umutima uhagaze, Imana uraturinze. Inkuba zo zigiye gukubita ari nyinshi, inkuba zo zigiye kuba nyinshi cyane, inkuba zigiye kuba nyinshi, muzazumva munazirebe. Imvura y'amarira igiye kugwa nyinshi cyane, ariko ntabwo izagwa mu gihugu cyacu, ahubwo twebwe Imana itwoherereje imvura y'umugisha. Ndetse izo nkuba n'ibindi byose, umubabaro, bizabera hirya y'igihugu cyacu, bizabera inyuma y'igihugu cyacu. Icyo nababwira, ubuhanuzi nyuma y'ubu n'ubundi bwose muzumva bababwira ngo mu Rwanda agiye kuba ibi n'ibi, nta nzara ihari itejwe n'Imana, nta bihe bidasanzwe bigiye kuba, ahubwo ibihe bidasanzwe bigiye kuba mu bihugu byose tutavuga rumwe cyangwa se byabashije kuduhagurukira. Kuko nabonaga abantu bose, amahanga yose yaduhagurukiye, ariko Imana iraturwanirira nk'uko yarwaniriye Abisiraheli. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, Uwiteka abishimire. Nabonaga rero Imana itanze ubutabazi ku basore, itanze ubutabazi ku bamama n'abapapa, itanze ubutabazi ku muntu wese, umunyarwanda wese aho aherereye mu gihugu cyose arimo. Imana iramurinza apfa kuba yumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi by'umwihariko Imana irinze igihugu cyacu, ntacyo tuzaba. Ndetse Imana ibashije kuhagota senyenge y'umuriro, imbaraga zayo nta na kimwe kizinjira, ndetse izo nkuba n'ibyo byose mwumva bizajya bikubitira kure, ubundi twebwe tubirebesha amaso yacu. Ibihe by'umubabaro twaciyemo birahagije, twageze i Kanani. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda, twageze i Kanani, turi muri Kanani, ntimugire ubwoba, ntimuhagarike umutima, Uwiteka araturinze. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Murakoze cyane rero mwebwe twari turi kubana hano kuri Team of God TV, mbashije gutambutsa buno butumwa bw'Imana. Ndagira ngo unyemerere tubashe gusengana Imana. Niba utarakora subscribe hano kuri Team of God TV kugira ngo ujye uhora usengana natwe uko bwije nuko bukeye, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se ubuhanuzi bwa buri munsi. Kandi ufate iyi video ntugende utayisharinze abandi bantu babashe kumva buno butumwa, ushobora kuba ari umuvandimwe wawe cyangwa abandi, kandi udusigire n'ibitekerezo byawe muri comment, ubyibuke rwose, kugira ngo twereke ko turi kumwe kandi turi kubana neza. Reka dusengane Imana. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Gucire bugufiya, uri Imana nyamana, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugushimiye ko dushyizeho uburinzi nk'abanyarwanda, tugushimiye ko dukuriyeho amarira, ko dukuriyeho inzara, ko dukuriyeho intambara. Ibi byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi Uwiteka akwishimire.